ariko ushobora kubwira Iraguha Haji ukabwira Bugingo Hakim ukabwira Lamine Ba udaheruka mu kibuga ugashyiramo umuntu bita Lamine Ba bari banamuhaye match yego yarayirangije yego urimo uragiye no kumusimbuza ruboneka itagira ikibazo arayisoza urimo urabyumva ugatekereza ababakinnyi bamwe babakinnyi bamaze igihe kinini kuri bench bahembwa amafaranga kandi banaguzwe mu equipe mubarambagije ari beza kubera ko APR itoranya umukinnyi mwiza ku isoko ryo mu Rwanda. Umuntu yambwiye ukuntu APR rokirita ahantu hamwe twari turi ndumirwa ndavuga niye iba yanakoze n'ibintu bya atari uziko buriya ngo APR ijya kugura bano bakinnyi b'abanyamahanga kuri no sezo ya kabiri ngo okay hari umuvandimwe witwa Samu niwe wakundaga Samu Karenzi umunyamakuru wa Fine FM mukuru wacu yego ajyaga kumva ikintu yajyaga ahita icyumba kibanga havuge nyine ngo bimeze gute na gute nagize amahirwe mpora n'umwe mu bantu rero wagore mu cyumba kibanga arambwira ati APR ukuntu twayigurira abakinnyi we none yaraguze yarari mu baguze uti wasangaga Afande James Afande CDS Afande Akos Afande Willy RG chairman wa APR n'abantu bazashakira APR abakinnyi na PS muri ministeri y'ingabo General Kanyamahanga na minister w'ingabo General arya ni colonel ni general ni brigadier general ni brigadier general generals barindwi n'abantu bazagurira APR abakinnyi na chairman nyine na vice chairman ntuze kiri vice chairman uramubona uyu mugabo w'aba PS François Regis cyuma kirimo nk'abantu nka 12 baga projecta nyine PowerPoint abakinnyi batatu byibura kuri buri mwanya kavuga ati uyu akina muri iki gihugu wenda muri Mali akina ku 10 agaciro ke naya amafaranga yatsinze ibi bitego yatanze izi assist amaze guhamagarwa muri equipe ya Chan inshuro muri national wenda yabonye wenda corap yibanze wenda kabiri wenda ntiyaba selected muri equipe nkuru gutya abagasobanura umuntu generals bakanota bakakuraho uwa mbere uwa kabiri the same place uwa gatatu byose abakinnyi bose babaganiraho none bakabaganiraho bakemeza ati dushaka abangaba mugende mushaka abangaba amafaranga bakayarekura mu by'ukuri ikibazo nagaruka ngo ni less quality ape nagifite abakinnyi quality urumva cyane avuga kuri bokunanirwa gutsinda kuri pyramide ntago babatsinda nibyo ntago batsinda pyramide irabarusha pe ariko AS Kigali Gicumbi Marine yo gutsinda ku isegonda rya nyuma yego harimo ikibazo navugaga harimo gusinzira kugira ngo iyo wake up kugira ngo babakangure nuko ugomba kwicaza umuntu kuri bench ukazana undi byibuza bikazamura competition hagati yabo nawe ikipe ya APR uzacungereka ari ibintu abantu bajya bavuga abanyamupira bavuga bati APR terega burya ati nubwo ari ikipe isapplying ikipe national atariko nayo hari abakinnyi igenda ikaryamisha bari inyenyeri urimo nabyumva baravuye mu yandi ma equipe atari ukuvuga ngo ntabwo ari abakinnyi beza ahubwo nuko babura playing time ubwo iyo babuze playing time birangira n'umuntu azayisokamo ajya gushaka indi kipe ajya gukinira umwana ngo rero ikintu gihari niyo mpamvu igisubizo kigomba kuboneka APR kuba abantu bose bavuga ngo APR ntitoje biragaragara nyine harimo ikintu bita fatigue byageze n'igihe abanyamakuru nibidatoje abantu baravuga ngo reyo ngo reyo ngo bafatiranye reyo yinswa none se reyo yabinswa batsinze bitatu uko yabinswa kose reyo niri hejuru ya AS Kigali mu bakinnyi cyane AS Kigali na Rayon Sport AS Kigali ifite abakinnyi beza kurusha reyo oya nibyo nyine yavugaga Rugaje Rayon Sport ifite abakinnyi beza kurusha AS Kigali bivuga ngo kuri reyo general yamanutse Afande Akos akabwa ati mbazane message ya Afande CDS yarabarakariye nashaka kubara mu maso mwisubireho baraza babishaka bakarasa bitatu indi match baza kwikina bukeye bwaho ya Marine ya Musanze bagahita bayitsindwa Marine bakayitsinda ku isegonda rya nyuma bagahita banganya na AS Kigali iyo inconsistency niyo y'umutoza yaba ari umuswa ntiwanyumvisha ko abatoza batatu b'abazungu bose ari abaswa abakinnyi abafande mubegereye mubabwira iyo mikino mabwire yuko mutayishaka
reka tujye mu ikipe ya Rayon Sport ariko jyewe icyo nkuyemo ni uko ahubwo umutoza mugani excuse yuko imikino yabaye myinshi afite effective nini n'abandi ntibakine nta kimuvugira nta kintu na kimwe Reka twigire mu kimuvugira ikipe. n'ababyihoreye twanenze abakinnyi ariko ntibimukuraho nawe rwose uruhare rwe afite uruhare runini cyane kuko ni abakinnyi be niba bona wa mugani wamunaniye turuna hindura shyira mu nda mbwirira nk'umunani kompetisiyo ishakira mbwirira abantu hari mesaje wagendanye mu isaha ya mbere uza kubibutsa muri tenga promo ubundi twinjiye mu ikipe ya Rayon iyi Sport. mesaje APRFC haraza gukorwa iki kuko ndibuka ko kuwa mbere turi kumwe hano wavugaga ko nta gikuba cyacitse APR irahari iracyahari n'abandi bose bari kunganya n'ikimenyimenyi na polisi yanganyije ariko umufana wa APR ntari kunyurwa ni iki kintu Taleb nabo bakorana kugera ku buyobozi cyane ko mu mashusho baduhaye nabonaga CDS afata note nyinshi yari yazanye karine afata note nyinshi ni iki kintu kiza gukorwa mu ikipe ya APR cyangwa nta kibazo n'ubundi nageze umwanya wo kuganira n'abanyamupira batandukanye muri iki gitondo ndi gutekereza kuri crisis muri APR ya resultat amanota nta yindi krize nyine y'amanota ejo bundi nibwo twakoze isesengura hano kuri aya meza numva twari kumwe na Rugangura na Kwizigira dusanga APR ikipe yatsinze byibura ikinyuranyo cy'ibitego bibiri muri ino sezo ni Rayon gusa batsinze 3-0 handi batsindaga 2-1 cyangwa se bagatsinda 1-0 cyangwa se bakanganya cyangwa bagatsindwa ko no gutsindwa byabayeho dusanga buri match yose umutoza Taleb ayiha impamvu Taleb yatangiye avuga yuko abakinnyi abasaba gukina passe ngufi bakubaka bahereye ku izamu bakagera imbere bagatsinda avuga ko abakinnyi batabyumva ariko asaba igihe icyo gihe mu ntangiriro aravuga ati abantu bihangane tubanze twubake turacyari muri faze yo kubaka nanjye icyo gihe icyo gitekerezo naracyumvaga nkavuga ni kamemu tureke kwihutisha ibintu nibwa cyiza tumuhe igihe byigiye imbere Taleb yahinduye imvugo Taleb aratangira turabona ndabura abakinnyi b'ingenzi icyo gihe yari amaze kubura Memeldao yari amaze kubura uyu musore warwaye Watara yari amaze no kubona abakinnyi be bahanwe bano babiri ba Yusuf ndetse na Mamadusi aravuga ati namwe mwakabibonye ko key players ndabura abakinnyi hafi 5 se murumva nakora iki abantu bati koko amwumva Taleb yigiye imbere avuga ko ari kwibwa n'abasifuzi asifurirwa nabi APR bayiba atumva ukuntu ibintu nk'ibyo Taleb yigiye imbere avuga yuko ikibuga ari kibi kuri Musanze turabona kibuga cya Musanze none Taleb agasozi amaze kugaterera arakaminutse atangiye kugera mu kibaya Taleb ahinduye imvugo atangiye kutubwira yuko imikino yegeranye Taleb oya none ndabyanze oya Taleb oya rwose mukurinjira ku murima oya this business can be like that ntago wahorana excuse umutoza at least delivering result icyo cyo ntiwasobanura AS Kigali uri Kigali uri kuri tapi umenyereye Nyamirambo n'abakinnyi ufite noneho b'ingenzi muri groupe barahari ntiwigeze usifurirwa nabi nta excuse nimwe yo kudatsinda AS Kigali nimwe ntayo so uko bigaragara rero uyu mutoza ashobora kuba hari ibyo agomba gukora kuri we ariko abantu bavugaga bati wenda abakinnyi ati bashobora kuba ari beza umutoza ari mubi ariko nanone nabo mbagarukaho n'ejo turi muri Cafe Sport na Kwizigira nabigarutseho Rigoga uri kwibona ko nta musifuzi uherutse guhanwa yego mayibona yuko nta manyanga aherutse kuri match yare bure hari umukinnyi wari waguye mu minota nyuma muri box umusifuzi yanga gutanga penalty nyine ariko yigushije ntaba muteze APR mwana cyabonemo na penalty ntiziheruka ako ntibyaba bishoboka ko akantu ka hygiene isuku yaje muri shampiyona
burya amakubuzo wagiyemo tugitangira umwaka w'imikino Yes. ahubwo ariyo yaduhaye ishusho ya nyayo y'aya makipe yacu twita y'ibigugu yari asanzwe abayeho ku ifirimbi nabyo ku birashoboka bwa burembe ku mapenaliti ku makarita y'umutuku ku ba opponent noneho kubera ko arbitrage yanogejwe ni igitekerezo cy'umumotari wanzanye si icyanjye ni umumotari twabiganiriye aranyunganira kandi abantu n'umumotari afite ubwenge bwinshi hano umumotari ahantu mperuka mu mahugurwa barambwiye ngo ibitekerezo by'abamotari ngo ntituzongere kubivuga tuzabireke reka tugitange bwa ngo nyuma ntabwo kuki ngo tuzongera umumotari ngo kugitanga umugirire icyizere kurushaho umunyamakuru ni ide ni ide ndi kumva niba bishoboka hari igihe umuntu aguha agatekerezo nawe ugasanga hari ukuntu wasaga nk'ubona ibisa nabyo nguyu yitwa benjamin yitwa benjamin bakiguhaye nguyu yitwa benjamin si nguyu aha twaje kubimbwira hose ambwira ati ntabwo aya makipe yaba yaraprofitaga ifirimbi fabrice yakaza noneho tukaba dutangiye kuyabona bya nyabyo tukabona za gicumbi nziza tukabona sinyatsinda Gicumbi rero nziza. na aperi yombi hari penaliti zeruka hari amakarita y'imituku aheruka ku baponenti babo ariko muzi ko byageze ashobora igihe kuba nanarwaye abakinnyi atari n'abahatari ahubwo twe tubakabiriza aka riga wowe uzi wowe ukurikira Nabyo. wowe na rigoga mukurikirana inyigisho za bibiliya cyane harya ni ryari imana yavuze ati aba bantu kubera kunyigomekaho buri rugo rurimo umwana w'umuhungu mu rusigama si abisiraheli se si abanyayisiraheli bigometse bakavuga bati uru rugo rufite umwana w'umuhungu mu rushyireho ikimenyetso kugira ngo marayika aze iryo gukubura joro nijoro aza kurimbura aze kurimbura abantu bigometse byageze kuri revo ko muri shampiyona yo mu rwanda abakinnyi bagomba kudahabwa amakarita bambara ibirango barimo bizwi ibyo bintu byabaye yego Ikipe- bitewe na next game bitewe na next game kubera ukuntu umupira wacu wari waramunzwe cyane cyane hariya muri za arbitrage na desviation bakavuga bati abakinnyi muri buze gusangana bambaye ka banki ku kaboko bafite imihondo ntimubahunge imihondo ati have